bavandimwe nshuti zanjye, amahoro ya Kristo abe muri mwe. Nifuje kubaganiriza ku ijambo kubaka urugo. Kubaka urugo rushingiye ku mahame y'Imana biba byiza cyane, kuko burya bitanga umusaruro kandi mwiza. Nshuti yanjye mwene data, urugo ndagira ngo tuganire ho gato ku bintu byerekeranye no kubaka urugo. Urugo ntabwo ari ikintu, reka mbivuge gutyo, ntabwo ari ikintu umuntu arya, ntabwo ari ikintu umuntu atekerezaho ako kanya ngo buke mu gitondo ahita atangiza icyo gikorwa. Urugo ni ikintu kigari. Urugo ni urugendo rurerure. Nta muntu ukina yubaka urugo, nta n'umuntu ukina nta n'umuntu uhubuka yubakwa urugo. Iyo uhubutse birakugora. Iyo ukinnye wubaka urugo uhuriramwo n'inzitizi nyinshi, bikaba byakuviramo ko intambwe zawe wari umaze gutera zijya imbere bikaba byakuviramo kuba watera intambwe usubira inyuma, ugasanga usubiye inyuma mu rugendo rw'ubuzima kandi wari umaze kugera imbere gato. Topic ngira ngo tuganireho: kubaka urugo. Njye mwumva Bizimungu Jean Claude. Nshuti yanjye muvandimwe, wowe ufite icyo gitekerezo cyo kubaka urugo, yego ni byiza kandi koko ni icy'ubutwari. Dore ko burya igishyitsi uzota ugeze mu zabukuru ugitera ukiri muto, ukabasha kuba wagisigasira ugifite akabaraga mu mubiri wawe. Ariko nanone ntabwo urugo ari ikintu umuntu ahubukira. Urugo rubamo byinshi bisaba kwihanganira. Hari umugabo umwe, kaguhe iyi nkuru ho gato. Hari umugabo umwe wagize atya, Imana imugirira neza, imuha urubyaro. Umudamu wagiye kubyara abyara umukobwa, kandi uyu mugabo ngo yashakaga ko umudamu wabyara umwana w'umuhungu. Kuba uwo mubyeyi ataramubyariye umuhungu byabaye ikibazo mu rugo, maze amakimbirane atangiriraho. Intambara. Umubyeyi w'umugore atangira gukubitirwaho. Umugabo aramwijundika, reka mbivuge ntyo, aramurakarira ngo yabyaye umukobwa kandi yashakaga ngo umuhungu. Nshuti yanjye, wowe ugiye kubaka urugo, ndagusabye iki kintu uzakirinde. Burya umukobwa icyo abikijwe nicyo abikura. ndasubiramo
icyo umukobwa abikijwe nicyo abikura. Igiseke wagishyizemo ibishyimbo, urwo ni urugero ndi kuguha. Ufashe igiseke ukagishyiramo ibishyimbo, ejo mu gitondo wagikuramo imyumbati, ejo mu gitondo wagikuramo amashaza, kandi washyizemo ibishyimbo. Umwana wese ni umwana, nta mwana utari uw'umugisha, nta mwana utari uw'umumaro, utakubera uw'umumaro. Reka kumva ko rero ngo abyaye umukobwa intambara zivuka zityo, ngo abyaye umuhungu washakaga umukobwa ngo umubwire nabi, ngo icyo kintu gitera amakimbirane mu rugo. Ibyo ntabwo ari byo, ntabwo ari byiza, ibyo ntabwo ari byo. Muvandimwe, ugiye kugera ikirenge mu cy'ababyeyi bawe, urubyaro Imana izaguha uzarwakire nk'uko uruhawe, hatabonetsemo amakimbirane yo kubwirana nabi k'uwo mwarwubakanye cyangwa se k'uwo mubyaranye icyo kibondo. Uwo ararengana, ntabwo ari we wamwihaye. Imana niyo ituma ababyeyi basama, Imana niyo itanga urubyaro, Imana niyo ituma abagore batwita, kandi burya ni nayo inababyaza kubw'ineza yayo n'urukundo rwayo ndetse n'imbabazi zayo. Ababyeyi b'abamama nimukomere, ndabasuhuje aho muri hose, kandi mujye mugira kwihangana kubw'intambara namwe muhura nazo, ntabwo zibura. Abamama bagira kwihangana cyane. Rero muvandimwe mukuru wanjye nawe murumuna wanjye, kubaka urugo ni byiza, shyiramo akabaraga, ariko shishoza, itonde, genda gake, reba kure, ugire kwihangana. Kwitwa umugabo si ibintu byoroshye, si ibintu bya hano mu gitondo cyangwa se by'uyu munsi. Kwitwa responsable w'urugo, umuyobozi w'urugo, ni ubutwari bukomeye. Niyo mpamvu nkubwira ngo urugo ntabwo ari ikintu umuntu ahubukira ngo aryame ngo arote, namara kurota ngo mu gitondo ahite ashyira mu bikorwa. Mbere yo gutegura ubukwe, banza utegure urugo. Ubaka urugo mbere yo kubaka ubukwe. Ntuzabe nka wa wundi utegura ubukwe atateguye urugo. Twahuguraganaga ku by'urugo, kuko igiye kureba muri ino minsi usanga abantu benshi bubatse ingo ntabwo bimeze neza. Sinzi ikibitera, ariko hagati aho navuga ko ni Satani ubibamo umwuka utari mwiza. Abantu bafite ingo zirimo umuyaga ukomeye, umuyaga umeze ukuntu, nimwihangane musenge. Gusenga bifasha umuntu, gusenga ni ukuri byongera umuntu ibyiringiro kandi bikuraho imiyaga. Senga ufite kwizera, hari icyo Imana iza kugukorera mu izo ntambara uri kubona ziri mu rugo rwawe, k'uwo muyaga ukomeye uri guhuha cyane mu rugo rwawe. Abagiye kubaka urugo ejo cyangwa ejo bundi, urugendo rwiza, mugere ikirenge mu cy'abavandimwe, kandi mugire urugo rwiza, muzabyare muheke, kandi ruzaba ari urugo rwubatse ku mahame
y'Imana. Imana ikurinde kandi Imana ikugirire neza, Imana ikubakire urugo rwiza rw'umugisha. Amen. Mwakoze kubana natwe kuri iki kiganiro cy'ivugabutumwa. Ikiganiro menyera ko tukigezwaho na Bizimana Jean Claude. Akaba ari ikiganiro gishingiye ku gitabo cy'imfashanyigisho cyanditswe na Bizimana Jean Claude. Twese dukunda umurimo w'Imana ko watera imbere. Akaba ariyo mpamvu natwe twifuje kwifatanya nawe. Ariko nanone tukaba dukeneye inkunga yawe, wowe wamaze kugera kuri iyi channel. Wakoze subscribe, ukanda no kunzogera, kora na share kugira ngo n'abandi ubutumwa bagereho. Ukore like nyinshi cyane na commentaire nyinshi cyane kugira ngo tubashe kuganira no gusangizanya ibitekerezo. Naho utaha.